Welcome back, welcome to my YouTube channel. Niba uri mushyashya rero kora subscribe, urayikinge, unasharinge, unakomentinge ku kintu wifuza ko nakubwira. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku byiza n'ibibi byo kuza mu Butaliyani. Nababwiye ngo mugomba kuzaza mu Butaliyani muzi ese iki gihugu ngiyemo kimeze ute? Pana kuza wagera hano ugatangira bikagucanga. Rero iyi video ndashaka kuvuga ku bintu by'ukuri atari bya bindi bavuga ngo ni ugushaka views. Ntabwo ngewe ndi kuza gutwika. Niba wifuza kuza mu Butaliyani rero cyangwa se warahageze ariko ukabona hari ibintu biri kukugora nonaha, iyi video ni iyawe. Ubutaliyani mbere na mbere si paradizo ariko si n'igihugu kibi kuko Ubutaliyani buri mu bihugu bya mbere kuri iyi si bitanga amahirwe ku banyamahanga cyane cyane, kandi natwe turi abanyarwanda, turi abanyamahanga kuri bo. Rero icya mbere cyiza cy'Ubutaliyani batanga ama-université menshi y'inaha batanga full scholarship. Nakoze video mbabwira kuri full scholarship, mbere na mbere navuze ko yanjye kuko niyo yoroshye kuyibona cyane. Niba utarabona iyo video rero jya kuyireba ubundi urebe uko nawe wabona ayo mahirwe yo kubona full scholarship z'inaha. Ziraboneka cyane ijana ku ijana. Rero Ubutaliyani biri mu bihugu bya mbere ku isi bigitanga full scholarship. Noneho ukigira ubuntu. Ibaze kuguha full scholarship wagenda wigira ubuntu bakaguha amafaranga agutunga, kandi si yandi nabahaye urugero ndavuga ati iwacu murabizi nyine ama scholarship iyo baguhaye buruse urugero nka UR usanga baguha nka 40 ku kwezi. Hano rero batanga scholarship ikagukemurira ibibazo, ikakwishyurira inzu, igatuma wishyura ibyo kurya n'ibibazo mbese ugira mu buzima busanzwe irabigufasha, kandi ntabwo ari ya scholarship imara igihe gitoya, imara igihe kirekire. Ndizera ko icyo kintu cyumvikanye. Ikindi, abana bakiri batoya inaha murabizi amashuri mu Rwanda noneho cyane cyane amashuri arahenze. Usanga umwana ugiye kumwishyurira materineri ariko wareba ayo mafaranga ugiye gutanga ukavuga ati mana yanjye amafaranga nzayakura hehe, kandi ukaba uzamwishyurira mpaka arangije kaminuza. Rero niyo mpamvu mbabwira ngo amashuri hano abana bigira ubuntu kandi bariga bakagera hejuru. Hano ubundi muri rusange umwana ntabwo yishyura, uriga wajya kugera muri segonderi bakaguha full scholarship, wagera muri university bakaguha scholarship ukaprayinga, wagera no muri masters bakaguha scholarship ukaprayinga. Urumva rero umwana wa hano yigira ubuntu. Ushaka kubyara umwana wa hano akazarangiza amashuri ye atigeze yishyura n'igiceri cy'icumi. Rero urumva nabyo ni byiza byo kuza hano mu Butaliyani. Upfa kuba ufite dokima zuzuye nta kindi kintu kibura, ubundi ayo mahirwe yose urayabona. Hari abandi bantu bakunda kuvuga ngo Ubutaliyani ngo ntabwo hakunda kuboneka akazi ngo ibiki, nyine kubera ko tuzi ko biriya bihugu usanga ngo Canada ngo ibindi bihugu nyine biteye imbere cyane cyane bakumva ngo akazi niho kaboneka, ariko mu Butaliyani ngo ntikaboneka. Ndababwiza ukuri, Ubutaliyani ni igihugu cyiza. Wowe umva ishiremo ko ari igihugu cyiza, ariko abantu benshi baza nanjye ndimo tuvuga ngo tugomba gukora. Ndabizi neza ko abantu benshi bakunda kuvuga ati njyewe ningera hanze nzakora, nimara gukora nzakora ibi n'ibi, nzagira ute. Nyine ndabizi ko izo expectation twese turazigira, ariko ubundi iyo ugeze hano akazi karaboneka, ariko ntabwo ari kakandi uba utekereza ngo njyewe niba nkora muri ofisi cyangwa se nkaba ndi manager w'ikintu runaka cyangwa se nkaba ndi CEO wa company runaka nzakora aka kazi. Hano iyo ukihagera mu ntangiriro abantu benshi batangira ku kazi kagoye. Impamvu kaba kagoye ni uko uba utakiyumvishaga ukumva ko akazi wowe uzabona n'ako ugiye kubona nonaha bitandukanye. Hano ubundi abenshi iyo bakigera hano ntihazagire umuntu ukubeshya, kandi ndizera ko no mu bindi bihugu ariko bimeze, kuko iyo ukigera mu gihugu bwa mbere utaramenyera cyane ntabwo wabona akazi keza. Ubona akazi keza iyo umaze igihe kinini umaze kumenya ururimi neza, kandi noneho hano ahantu henshi bakoresha Igitaliyani.
rero niyo mpamvu utuzi tuboneka kenshi mu ntangiriro usanga ari nko gukora mu nganda ariko urakoramo wenda nk'amasuku, uraterura, uragira ute, gukora mu maresitora, mu maresitora ushobora no gukora nyine woza amasahane, useriva, ugira ute, inaha naho barahinga, Ubutaliyani buri mu bihugu bihinga, hari abantu bazi ngo hanze ntabwo bahinga, ariko naho barahinga ugasanga ubonye n'akazi ko gukora mu mirima, ariko ubundi imirima y'inaha myinshi aba ari amamashini, ntabwo akazi gakunda kuboneka, ahubwo utuzi dukunda kuboneka ni ugukora amasuku muri rusange cyangwa se gukora mu nganda. Rero ndumva icyo ngicyo nacyo cyumvikanye. Rero hano mu Butaliyani bagira ubuzima bufite gahunda. Urugero, niba wenda mfite kujya ku bitaro cyangwa se mfite kujya wenda kuri kampani runaka, ntabwo ugenda ngo wihure ako kanya ngo mpise ngenda nshaka uyu muntu, nshaka bosi, nshaka iki, nk'uko mu Rwanda ushobora kugenda ugatega ukava wenda Musanze ukagera i Kigali ugiye kureba umuntu, umva mwarahanye gahunda ariko ataranaguhaye gahunda ifatika, ariko wowe ukavuga ati ngiye kumureba kandi ukamubona akaguha serivisi. Hano rero niba hano akazi wenda karangira saa sita, ni saa sita usanga urugi rufunze. Niba ugiye ahantu bisaba appointment, hano ibintu byinshi biba bisaba appointment, ugasaba mbere yuko wahura n'umuntu runaka ushaka guhura nawe. Rero iyo utayisabye ugerayo, nta muntu wakwereka inyuma, nta muntu wakwakira mu gihe nta appointment ufite. Aho hantu bisaba appointment mbere na mbere. Hari ahantu ugera ugasanga nta appointment bisaba, ariko hari n'ahandi ugera umva ku buryo nta muntu nta muntu waguha serivisi kubera ko udafite appointment. Ikindi rero cy'Ubutaliyani, hano mu Butaliyani bagira umutekano. Hano haba umutekano uri hejuru y'umutekano, ku buryo ushaka kugenda isaha iyo ari yo yose nta muntu waguhungabanya. Kuva nagera hano simaze igihe kinini cyane, ariko n'abandi bamaze igihe kinini nta muntu urambwira ngo hano habaye urugomo, ngo hano bishe umuntu, ngo hano bagize ute. Hano haba umutekano umva uri hejuru, ku buryo nuza muri iki gihugu uzaze wumva ngo ndi ahantu hari safe, meze neza, ngiye mu gihugu cyiza. Ndizera ko icyo nacyo cyumvikanye. Noneho ikindi cyiza ni ukuba hano haba ubuvuzi. Hano haba ubuvuzi buri ku rwego rwo hejuru, ntabwo urwego rwo hejuru. Hano ushobora kugira wenda nk'ikibazo cy'umutwe uri mu rugo, ugahamagara ako kanya ambilanse, mu minota 2 ibikugezeho. Iyo ugeze kwa muganga, umva abaganga b'inaha baba ari benshi, uhagera bahita baguha serivisi nyine bafite mbese bagira imbaraga nyinshi zo guhita bakira abarwayi, kandi ntibita ngo uri umwirabura, ntibita ngo uri umutaliyani cyangwa se uri umuzungu runaka. Iyo ugeze kwa muganga ako kanya ukirwaye, bahita bagusaba wenda bashobora kugusaba dokima ibiki, ariko wumve ngo nyine mana yanjye, serivisi y'ubuvuzi hano mana iri hejuru, bakwitaho nawe ubwawe bikakurenga. Haba abaganga benshi ku buryo nyine mana umva, ndizera ko nyine mubyumvishe, sibyo? Noneho twageze ku ibibi by'Ubutaliyani. Mbere na mbere ukinjira ubundi kamvuge noneho kamanze mvuge muri rusange. Iyo ukigera mu gihugu bwa mbere bibanza bikakugora. Ubwo iki ngiye kuvuga ni ku kintu kijyanye n'irungu. Bibanza bikakugora kubera iki? Twebwe iwacu tugira ubusabane, tugira urugwiro. Usanga niba wenda ugize irungu runaka uri mu rugo, ngo irungu runaka nta rungu tugira rigize, niba ugize irungu ushaka kujya ku muturanyi ukamubwira ati mva ngwino nyine tuganire, nyine ugasanga muri gusuhuzanya, mugira ute, murahoberanye, mugira ute, nyine rwa rugwiro rw'iwacu namwe muzi. Hano rero ugera hano, ukigera mu nzu nta nshuti uhita ugira. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko hano udahita ugira inshuti. Niba utaraje wenda hari umunyarwanda mugenzi wawe uzi hano, ndakubwiza ukuri, kugira inshuti ntabwo ari ikintu gihita cyikora ako kanya. Njyewe ndabaha urugero rutoya. Njye nkigera hano urumva naje nje kwiga, ngera ku kigo ku munsi wa mbere
naragiye nicara muri classe nicara njyenyine nta muntu wigeze ambaza ati se uyu mwirabura kuko nageze muri classe ari njyewe mwirabura wenyine nta n'uwigeze ambaza ati se uyu mwirabura aturutse hehe cyangwa kwa kundi nyine usanga nk'umuzungu tuvuga urugero umuzungu aramutse ageze nko muri classe ndabizi ko hari abantu ku munsi wa mbere babaza ati se uturuka hehe nyine mukagira amatsiko yo kumubaza ibibazo bimwerekeyeho ariko hano ibaze ko nageze muri classe ndi umwirabura nta muntu n'uyu n'umwe yigeze ambaza ati se bite amakuru cyangwa se witwa nde naragiye byamaze nk'icyumweru nsanga ari njye jyenyine uri muri classe ari nk'aho ari njye jyenyine uri muri classe nkagenda nkicara hamwe nakwicara nta muntu wanyegeraga ntaki sinzi ukuntu nyine bigenda ariko uko ugenda umenyera bagenda bakwisanzuraho kuko icya mbere hari umuntu ugutinya akavuga ati uyu muntu ntabwo nzi imyitwarire ye sinzi ukuntu atekereza noneho abanyafurika baba bafite nk'urwego badufatamo ku buryo wenda ashobora kukubona akagutekerezaho ibindi bintu muriyumva rero iyo experience nagize nawe ushobora kuza hano ku munsi wa mbere cyangwa se icyumweru cyangwa ukwezi bikakubaho ntuzumve ko ari ibintu mbese byacitse byagite ubuzima bwawe burarangiye oya ibyo ni ibintu bisanzwe kandi nyuma uramenyera ukamenyera ukumva nta kibazo rwose kirimo rero ntabwo biba byoroshye guhita ubona inshuti ako kanya ariko uko iminsi igenda ishira ubona inshuti cyane kandi ikindi umutaliyani iyo yagukunze yaguha buri kimwe cyose wifuza yaguha ikintu cyose atunze ariko mbese iyo atakwiyumvamo umva nyine ni kwa kundi uvuga ngo nta muntu uhari mbese agufata nkaho nta muntu uhari ikindi rero iki kintu ugiye kubabwira cya kabiri ku bintu bibi ni ikintu nzi neza ko wowe ugomba kumenya mbere y'uko noneho uzinaho utaranahagera umva niba uri no guteganya ukaba warabonye visa iki kintu ukaba utaragikoze wumve ko wibeshye ururimi nicyo kintu gihatse ibindi ururimi nuza uzi byibuze agataliyani gakeya uzagira hano uhita ubona akazi mu gihe nta gataliyani ufite nta kazi baguha inaha hari abantu wenda bashobora kugukoresha nta gitaliyani uzi bitewe n'akazi akariko ariko mu gihe nta rurimi uzi rw'igitaliyani ntuzumve ngo uzakora aho wifuza ntuzumve ngo bazaguha serivisi uko bifuza kuko inaha ni igitaliyani serivisi ni igitaliyani akazi ni igitaliyani ku buryo nyine utazi ururimi ibintu biba bigoye cyane rero ururimi nicyo kintu cya mbere niba wifuza kuza mu butaliyani ukaba ubyifuza bikaba bikurimo ukaba ugiye kwa purayinga tangira ukore schedule y'uko wajya wiga agataliyani gake gake hari abantu babyigisha online noneho hari na application njye yamfashije yitwa Duolingo wajya muri Play Store ukayidawunodinga ikajya igufasha kuko irakwigisha kandi ihera hasi rero niba wifuza kuza inaha umva buritegura ururimi ugomba kurwitegura kare ntabwo uzarwitegura ugeze hano iyo ugeze hano umva serivisi ujya gusaba ibyangombwa bakagusaba wenda nk'ikintu runaka bakavuga mu gitaliyani noneho hari igihe bavuga ati can you speak English no agahita bikubwira ako kanya ati kandi wenda ashobora kuba wenda anakizi icyo cyongereza ariko bubaha ururimi rwabo niba uri umunyamahanga niba uvuye ahandi baba bumva ko nawe ugomba kumenya ururimi rwabo niyo mpamvu rero niba ari serivisi niba ari akazi bisaba ururimi ikintu cyo kintu cya mbere nicyo kiruta ibindi byose mu bintu ugomba kwitegura mbere yo kuza mu butaliyani cyangwa se niba uri mu butaliyani hano hari abantu bigisha ururimi ku buntu ugomba kugira ute kujya kwiga batangira bundi bushyashya batangirira hasi ubundi ku buryo wakwiga kandi iyo umaze kumenya ururimi ubuzima buraryoha uba wumva utava mu butaliyani ndizera ko ibyo bintu byumvikanye so rero mu minsi ya mbere ukigera inaha rwose utangira kwibaza ese nahisemo nabi icyo kintu nanjye icyo kintu nkigera hano rwose naragitekereje cyane ariko uzi kuba wajya muri classe ugataha nta muntu ukuvugishije kandi ari nk'abantu bagera muri 80 ukabona abandi bari gusabana bari guseka bari kugira ute ariko wowe uri wenyine uricaye nagiraga mu rugo rimwe na rimwe hari igihe ukuri naturikaga nkarira
kandi navugana no mu rugo nkababwira ati meze neza nta kibazo, ibintu ni sawa, ibiki n'ibiki, kubera ko niba waravuye, murabizi nyine iyo upositinze abantu baratangira safe ride, safe ride, rero ntabwo ushobora kuvuga ngo ndagaruka, ibyo bintu nyine ni ibintu bidashoboka, ugarutse gute, bigenze ute, bakwirukanye mu gihugu, bigenze ute, nyine ako kantu ko kwihagararaho nyine urakagira. Ntabwo rero sinzi niba hari n'umuntu wagera mu gihugu yabona bimucanze akaba ati nisubiriye mu rugo, biragoye, biragoye cyane. Ibyo bintu rero ubicamo, ukabicamo wenyine nta wundi muntu mubifatanyije, ariko ndakubwiza ukuri aba ari mu ntangiriro, iyo ukomeje kumenyera, iyo usabanye n'abantu rwose ndakubwiza ukuri ibintu biraryoha, nabwiye ngo numenya ururimi, nugera hano ukagira imbaraga zo kumenya ururimi, ubuzima bwo mu Butaliyani buzakuryohera, buzagenda neza, ku buryo uzavuga ngo mana, nifuzaga kujya Canada ariko mbonye ikindi gihugu cyiza, ntabwo ari ibikabyo, nanjye nicyo ndimo, ariko ndababwiza ukuri haba ibyiza hakaba n'ibibi, nk'uko n'iwacu haba ibyiza hakaba n'ibibi, nk'uko umuntu agira ibyiza akagira n'ibibi. Rero nudacika intege, nugera hano ntucike intege, ntutangire uvuga ngo ngewe rero ngiye gukora ibi n'ibi, ngiye kwiyahuza ibiyobyabwenge, ngiye kunywa itabi, ngiye kugira ute, ibyo bintu n'ubundi n'aha birahaba, usanga abantu banywa itabi, utwana, uduki, tunywa itabi cyane, urumva, ariko ibyo bintu nutabyishoramo, wowe ukavuga ngo ntabwo ngomba gucika intege, nzi icyanzanye, mbere na mbere ukamenya ngo nzi icyanzanye, ntabwo ubwo buzima buzagucanga cyane ngo bumare igihe kirekire, buzatangira mu ntangiriro bukugore, ariko ndakubwiza ukuri numara kumenyera uzabona Ubutaliyani ari igihugu cyiza. Rero nk'uko nababwiye ngo n'umuntu agira ibyiza n'ibibi, no mu gihugu haba ibyiza hakaba n'ibibi abantu babona. Rero inama ikomeye nakugira mbere na mbere y'uko utekereza kuza mu Butaliyani cyangwa se ukora application yo kuza mu Butaliyani, ibi ni byo bintu bya mbere ugomba kumenya. Icya mbere ni ukumenya ururimi, ukarwiga byibuze hakiri kare niba wifuza kuza inaha. Mwumvisha amahirwe ku bantu bifuza kuza kwiga noneho masters hano, bafite ama full scholarship, ku bashaka kuza kwiga bachelors hano hari ama full scholarship, hano nta muntu n'uyu n'umwe w'umunyarwanda uza ngo yige yishyura, twese turaza tukigira ku buntu kandi bakaduha n'aya scholarship. Ndizera ko ibyo bintu ari byo. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya, ntuzitege ibitangaza mbere y'uko ugera hano, nk'uko nakubwiye ngo iyo ukigera hano akazi utangira gukora ni ugukirininga, ni uguterura, ni ukugira ute, ibiki n'ibiki, urumva ni twa tuzi nyine turi fake, abantu benshi bavuga ngo ni fake iwacu. Ariko ikindi nababwira ku kazi k'inaha, nuza ugakora akazi k'ubukirina, ugakora amasaha menshi, n'undi ukora akazi wenda ko muri biro, ugasanga muhuje amasaha, munganya amasaha, murabizi inaha bahemba ku isaha, usanga n'ubundi range y'umushahara aba ari imwe. Ibyo byo ntibizagukange, hari nka ntuze, ngewe nzajya mbabwira nk'ibintu biba byarambayeho, hari nk'umuntu nigeze gukora akavideo kuri TikTok, umuntu araza arambwira ngo wowe ngo uraza ngo ukavuga ngo ubusa, nyine hari abantu baza nyine bagutuka, sibyo, ngo wowe uzi ukavuga ubusa, ngo ukatubwira ngo ibintu by'Ubutaliyani, ngo kandi ngo ubu ngo hari umukecuru ngo uraha inyuma yawe, ngo ukeneye ngo ko nyine umutunganya hariya hasi, urumva nyine ibaza ibintu nk'ibyo ngibyo, umuntu ugitekereza uko nguko, rero ntabwo yaza mu Butaliyani ngo akore akazi, nta kazi kari ko kose yaza ngo akore, we aba akeneye ngo niba ndi muri biro ndagira no mu Butaliyani njye muri biro. Hano rero niba wowe witeze ibitangaza, ibyo bitangaza bubiretse, banza urebe iyi video, nushaka wongere uyisubiremo. Niba uri umuntu utanga akazi kari ko kose wagakora, uzaba mu Butaliyani kandi uzatera imbere, uzagera kure. Ikindi ugomba kumenya ko niba uje kwiga, urugero mu Butaliyani ugomba kwiga ese amategeko y'Ubutaliyani, ese ni ibiki Ubutaliyani bwanga, ni ibiki bukunda, icyo kintu ukaba wakimenya, kuko ushobora kuza wakora igikosa hano bitewe n'uko wenda uzi ko atari igikosa, ugasanga baragucakiye, kandi naho abapolisi baba bari mu muhanda, baba bari hehe, nyine baba bari ahantu hose, ariko nk'umuntu w'umunyarwanda twebwe tugira umuco, ntabwo waza ngo ukore ikintu kitemewe, ntabwo bibaho, urumva.
ku kintu rero cy'akazi ni ukubaha akazi ko ari ko kose, ukizera ko akazi ko ari ko kose uzagera hano uzagakora, atari ukuvuga ngo niba ngewe nkora muri biro nzajya no mu Butaliyani nkore muri biro. Ndizera ko icyo kintu kirumvikanye, sibyo? Noneho wirinde navuga ngo wirinde kugendera ku bantu cyane, kugendera ku bantu cyane. Kanaka yageze mu Butaliyani amara imyaka 2 none yujuje inzu, nanjye ningera mu Butaliyani nkamara imyaka 2 nzuzuza inzu. Imbaraga z'umuntu ntabwo zingana. Nakubwiye ngo nugera hano ukicara ntiwige ururimi ngo ushake akazi keza, uzicara mpaka, ariko nuza ukiga ururimi uzakora akazi, uzakira ukire ukire ukire. Rero nsoza, ndabizi ko iyi video yabaye ndende ariko ndizera ko inarimo n'ikintu kinini gikomeye kuri wowe. Niba rero warageze hano cyangwa se wifuza kugera hano, iyo niyo nama nakugira, kandi ntucike intege muri buri kimwe cyose uri gukora. Ubutaliyani rero ni bwiza, ni ishuri ry'ubuzima, ni ishuri rikwigisha ariko rikaguha n'intambwe nziza nziza ijya mbere. Iyo udasubiye inyuma, iyo udacitse intege, uzagera kuri byinshi. Rero thank you for watching my video, like, comment, subscribe, ubundi usangize umuntu utekereza ko ashaka kuza mu Butaliyani cyangwa se amaze igihe gitoya ageze mu Butaliyani. Ndabakunda cyane.